Rusizi umugabo arashakishwa akekwaho kwica umugore we bapfuye isuka yari yatije iwabo. Umugabo wo mu karere ka Rusizi arashakishwa n'inzego z'umutekano akekwaho kwica umugore we w'isezerano bapfuye isuka umugore yari yatije umuryango we w'iwabo. Ibi byabereye mu mudugudu wa Muhora, akagari ka Mataba, umurenge wa Nkungu, mu karere ka Rusizi mu ijoro ryo kuri wa 24 Mutarama 2026. Amakuru atangwa n'abaturage avuga ko saa 4 z'ijoro abana b'uyu muryango bumvise ababyeyi babo batongana bikomeye, ariko ntibabasha gutabara cyangwa gutabaza kuko bari bakingiranywe mu nzu yo hanze. Umwana mukuru w'imyaka 7 ngo niwe wabashije guca mu idirishya areba mu gikoni, ahasanga nyina yapfuye. Yahise ajya kubibwira nyirakuru, ari nabwo ubuyobozi bwahise butabara. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkungu Habimana Emmanuel yemeje aya makuru, avuga ko inzego zirimo polisi, daso n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribu zahise zitangira iperereza. Aho yagize ati twamenye amakuru y'urupfu rw'uyu mugore saa 4 z'ijoro. Umugabo we witwa Sindayiheba Jean de Dieu ari naho duhera tumukeka. Abana b'uyu muryango bavuga ko se na nyina baraye nijoro barimo kurwana. Amakuru ava mu baturanyi agaragaza ko aya makimbirane yaba yaturutse ku isuku uyu mugore yari yatije iwabo, ariko kandi ngo uyu muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane ya hato na hato. Gitifu Habimana yasabye abaturage kujya batanga amakuru ku gihe, cyane cyane ahantu hagaragara ingo zivanye mu makimbirane ya hato na hato ashobora gutera ihohoterwa cyangwa urupfu. Aho yagize ati ni mu gihe iperereza rigikomeje, mu gihe inzego z'umutekano zirimo gushakisha uyu mugabo. Njye umvaga ni Damuru, iyi ni Rwanda News. Gukora subscribe kuri like, share and comment kugira ngo tujye dukomeza kubana mu makuru mashya kandi agezweho.